reka nongere mbasuhuze ni Umuntu Plus TV. Ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye, uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kubeshya no kubeshywa urukundo, kuko nyine bamwe barabeshya abandi bakabeshywa. Ushobora kubeshya uri umukobwa cyangwa ukabeshywa uri umukobwa, kimwe no ushobora kubeshya uri umuhungu cyangwa ukabeshywa uri umuhungu. Ni ibintu nyine bitoroshye kuko biranagoye cyane kugira ngo uzamenye umuntu ukubeshya urukundo, cyangwa se ubashe kuba wabasha kumenya uti uyu muntu urukundo nkunda ntabwo koko ari urukundo nyakuri. Ariko hari ibintu byinshi bishobora kukwereka umuntu ukubeshya urukundo cyangwa se utagukunda, kubeshya ko agukunda kandi mu by'ukuri atagukunda. Hari ibintu abenshi bajya bibeshya bakagira ngo wenda nibyo bishobora kwereka ko umuntu agukunda, ariko kandi nyamara ntabwo aribyo biba bishobora kwereka ko umuntu agukunda. Hari ibintu abantu bakunda gupfa courting, kare kubyita guhamagara umuntu ugasanga ari kuyivugiraho igihe kirekire. Ntabwo bivuze yuko umuntu akubeshya urukundo, kuko ntabwo kuvugana n'umuntu igihe kirekire ntibivuze yuko ari uko aba afite undi akunda, ahubwo hari ibindi bintu ushaka kwereka kuko uwo muntu atagukunda. Icya mbere ni ukubona ko nyine ntabwo agufitiye umwanya, ushaka kumubwira uti uyu munsi ndashaka ko tubonana, ndashaka ko tuganira kuri iki n'iki. Umuntu ugukunda ntabwo akuburira umwanya, ibyo byose mwaba murimo ntabwo umuntu ugukunda akuburira umwanya, cyane yuko nyine aba ashaka ko muhura mukaganira ku bintu bijyanye nyine n'urukundo rwanyu, iterambere ry'urukundo rwanyu, ibyo muri guteganya mu rukundo rwanyu, ibyo mwifuza mu rukundo rwanyu, kugira ngo nyine mubiganireho mugire icyo mugeraho, mugire icyo mufata nk'imyanzuro mu rukundo rwanyu. Ariko buri gihe iyo ubwira umuntu akakubura umwanya, mfite akazi kenshi, nagiye muri famiye, mu rugo dufite abashyitsi, ndi bujye ku isoko, hari utuntu ndi bujye gushopinga, hari abashuti banjye dufitanye umuhuro, hari abashuti banjye turi buhure, agahora nyine agufitiye impamvu zikwereka ko nyine mudafite kubonana. Uwo muntu aba akubeshya urukundo. Ikindi ni hari ibintu nari natangiye mvuga kuri courting, ariko hari n'ikintu cyitwa kuba wahamagara umuntu mu gihe muri nko kuvugana agahita akubwira ati kupa nitaba umuntu. Ntabwo gusobanuye wenda ati wenda ni umubyeyi wawe cyangwa ni umubyeyi we, cyangwa se ni umukoresha we, cyangwa se ni umuvandimwe we, nyine hari, cyangwa se ni umuntu nyine azi ko hashobora kuba habayemo ikibazo, ahubwo agahita akubwira ati kubanita umuntu, ukamubwira se nimba ugiye kwitaba, akakubwira ati ntabwo ari ngombwa wenda kumukubwira. Kandi imagine uwo muntu abagukunda, ese abagufitiye uwuhe mwanya? Ni ibintu nyine byo kuba watekerezaho ukabyibazaho, ariko kandi ni ibintu biriho tuba tugomba kuvugaho, kuko twese turabizi yuko kubeshya urukundo ni ikintu kibabaza cyane. Ariko kandi nanone kubeshya urukundo cyangwa se kurubeshya ni kurubeshywa cyane cyane ni ibintu bivuna ubeshywa, biramuvuna kubera yuko abagerageza kwitanga mu buryo bwose bushoboka, ariko nyamara ibyo atanga ntibimugarukire. Sinzi niba muri kubyumva. Urukundo we yatanze ntabwo we rumugarukira, kandi buryo utanze ikintu kikakugarukira, byibura uba wumva yuko hari aho uri kugana. Gusa nubwo umuntu aba ntabwo uba ukwiriye kubikora uvuga ngo bizangarukira, kubera yuko nyine ubukunda. Ariko kandi nanone biba byiza kurushaho iyo ukunze umuntu ugukunda. Rero iyo ukunze umuntu uvunika, ni hahandi nyine ubaho mu rukundo uvunika, hahandi usanga hari abantu bavuga bati nta rukundo rubaho, ntimukatubeshye, nta rukundo, ntabwo umuntu yagukunda, ntibibaho, kubera nyine ibyo bikomere aba yaragiye ahurira nabyo mu rukundo, bikamutera kumva yuko nta rukundo ruzima rukibaho. Ntabwo rero biba binakwiriye yuko vraiment urushya umutima w'umuntu umugora umubeshya urukundo, niba ikintu kitakurimo
abakobwa cyangwa se abahungu bose barabikora kubw'inyungu runaka. Ashobora kuba gukeneyeho amafaranga, ashobora kuba gukeneyeho akazi, ashobora kuba gukeneyeho ibintu runaka, bigatuma ashobora kuba yakubeshya urukundo, ariko nyamara mu by'ukuri nta rukundo afite. Ni ukuri inshuti yanjye, menya yuko uwo muntu nawe afite umutima, arababara, kandi urukundo ni ikintu gishobora kugutera byita uburwayi buhoraho, ugahora nyine wumva kubera ko agahinda, kubera guhemukirwa, bikagutera guhora wumva ko nyine uhorana ikintu mu mutima wawe cyo kumva ko nyine warazinutswe, ntabwo ugishaka kumva n'ibintu bijyanye n'urukundo, kubera yuko wagiye ugira ibyo bikomere byo kumva ko wagiye nyine uhura n'abantu bakubeshya urukundo, uhora ubeshywa urukundo, kandi nyamara wowe ntako utagize, wakunze umuntu, wamwitangiye, ugasanga nk'umuntu afite ikibazo gikomeye, ariko ni ukuri arihanganye, akirenzeho, ntacyitayeho, ntakirebye, ntiyitaye kuri famiye ye, ahubwo ni wowe yitayeho. Ntunarebe uko kwitanga, ahubwo kumva ko nyine ufite kuba wamubabaza, ugakomeza kumubeshya urukundo. Ntabwo ni ukuri biba ari byiza. Tuba dukwiriye kureba yuko umuntu n'umuntu, kandi uba urimo urarema ikintu kitari cyiza muri uwo muntu, kuko uba uri kumwe gutuma atangira kubona ko nta rukundo rubaho, kandi koko mu by'ukuri urukundo rubaho. Twari turi kuvuga rero ukuntu ushaka kwereka ko umuntu akubeshya urukundo, kubeshywa urukundo. Bimwe twabivuze, ikindi dushobora wenda kuvugaho, twari tumaze kuvuga ku bintu bijyanye no guhamagarana, ugasanga nyine umuntu ari kuyivugiraho. Ikindi ni ukutaba proud yawe. Ugasanga niba wenda muri nko kugenda, ugasanga ntabwo nyine ari gushaka ko hari n'umuntu umenya yuko muri inshuti. Ugasanga n'umutipe agiye kuvuga ati, urumva iyo ukunda umuntu uba uri proud, wowe uba wumva nyine uri aho wese yabimenya yuko muri mu rukundo, nyamara wa wundi ukubeshya we ntabwo ari gushaka yuko hari n'ubimenya yuko mukundana. Yajya nko kuvuga ati, uyu nguyu yitwa Esther, ni umusheri wanjye, turakundana, ugahita wumva nyine wowe birakubabaje, ntabwo yarakwiriye kubivuga, rimwe na rimwe mukanabipfa. Rero buriya umuntu utari proud ye, ni ukuri uba urimo uramubeshya, kuko uwo ukunda unaba fiyeriye, kubera ko nyine umukunda, nta n'igitangaza kumva ko abantu banamenya yuko mukundana. Ntabwo ngendeye mu marangamutima y'abakobwa, kuko abakobwa, igitsina gore muri rusange gikunda wenda biriya tujya tuvuga byo gupostingwa. Ntabwo ari ngombwa ngo umuhoze kuri stati yawe cyangwa kuri profile yawe, ariko nyine ba proud ye. Iyo nyine uri proud ye, ni ikintu kimwe mu bintu bigaragaza yuko nyine umukunda. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuhoze nyine kuri stati, si na ngombwa yuko unamupostinga, ariko byibuza iyo uri proud ye, ni ibintu bimwe bigaragaza yuko umukunda nyine. Ntabwo ntufite ubwoba, ntufite ipfunwe ryo kuba umuntu yamenya yuko nyine mukundana. Birakunyuze kuba abantu bamenya ko mukundana, nta kintu bigutwaye, urumva ko nyine ni uri fier yabyo, uri fier yo kumva ko abantu bamenya yuko uwo muntu mukunda. Icyo gihe koko uwo mukunda ntabwo aba abeshywa urukundo. Ariko wa wundi utari fier ye, wa wundi udashaka kuba abantu banamenya yuko mukundana, mu by'ukuri uri kumubeshya urukundo. Rwa rukundo rwo mu gikari, reka bari kumbyita, rwa rukundo azabona kuko yagusuye, rwa rukundo azabona kuko wowe wamusuye, sometimes ntunamusure, rwa rukundo azabona kuko hari ahantu mwahuriyeho ibanga. Ntabwo urwo ngurwo ari rwo rukundo, sibyo? Ntabwo ari rwo rukundo. Gusa hari ababyumvikanaho, cyane cyane wenda nk'abantu baba bafite amazina bazwi, ntabwo aba ari ngombwa yuko nyine abantu bamenya abantu bakundana, ariko ni ibintu nabo ubwabo baba biyumvikaniyeho, hahandi yaba ari umukobwa atabigaragaza, yaba ari umuhungu atabigaragaza. Ariko igihe umwe muri mwebwe abigaragaza, ariko undi ntabe fier yabyo, ntashake kubigaragaza, icyo gihe nyine uzumve yuko harimo ikibazo. Utangire bigenze gakeya, ubanze umenye umuntu birushijeho, kubera ko icyo gihe uwo muntu aba
ariko kubeshya. Gusa hari abantu b'abahanga baba babizi, akaba azi kuba yanapostinga, yarangiza akaba afite n'undi ku ruhande agera akavuga ati uyu mubyara wanjye iki, kuko yapostinze ashyiraho agatima bari mubyara wanjye, kubera ko afite n'undi nawe atereta nawe akamushyiraho nawe agashyiraho agatima, gutyo 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 gutyo. Ariko ntabwo nguwo bitinda kuba yafatwa, cyane ko igitsina gore ibintu bijyanye no kumenya amakuru rwose mbizera. Ariko kandi ukwiriye kumenya ese uvanyeho ko wenda uvanyeho ibintu bijyanye na social media, byibuza uyu muntu muri rusange ari proud yanjye, ajya nyine yirekura akanyereka inshuti, akagaragaza ko ankunze, nubwo hari ababikora bitari bari ku mutima, ariko byibura bikwereka yuko uwo muntu ari proud yawe. Gusa biba bisaba ko nyine ubikorera ubugenzuzi bwihariye. Ikindi ni wa muntu ushobora kukujyana muri famiye, akaba nyine atewe ishema nuko muri famiye nyine bakumenya, arashaka ko bakumenya, bamenya nyine, ubona ufite umuntu ugukunda, ubona nyine arashaka ko abantu bose azi nyine babona nyine igitangaza cy'umukobwa bakundana cyangwa se igitangaza cy'umuhungu bakundana, kubera ko nyine abagukunda aba yumva nta muntu utabona yuko agukunda, nyine nkaho yakavuze ati ko murabibona ko uyu muntu mukunda, muri kubibona ko uyu muntu mukunda. Ibyo bintu rero ni ibintu nyine bigaragaza ko umuntu agukunda n'umutima we wose. Ukwiriye kubyizera kandi ukizera yuko agukunda kuko by'ukuri, kubera yuko aba yakweretse ibimenyetso byinshi bitandukanye bikwereka yuko agukunda. Ngayo ngo n'uwo nguwo byari kuvuga ngo wabeshywe urukundo. Ni benshi cyane babeshywe urukundo, ugasanga umuntu wenda yagukundiye amafaranga, ariko mu by'ukuri uwo muntu ntabwo uzamuyoberwa, muzahurira kuri icyo kintu kijyanye n'amafaranga nyine. Ni wa muntu muzakundana kubera ko yakunze amafaranga atari wowe yakunze, agahorana ibibazo bijyanye n'amafaranga. Mu rugo barwaye, nshaka kujya kuvuza mama, nshaka kugura iki, nshaka gukora iki, nshaka ibintu bihora nyine bikujyana ku kintu kijyanye n'amafaranga. None kubera ko umukunda ushaka no kwirutuva hari n'ibyo uri gukora ari wowe wabyitekereje, atari no kuvuga ngo yabigusabye, ariko still kubera ko atagukunda ari kukubeshya, n'ubundi ntuzabura kubibona yuko nyine hari ikimugenza, ntuzabura kubibona yuko n'ubundi akunda nyine ayo mafaranga. Ni hahandi ushobora no kumuha amafaranga. Tuvuge abakobwa dukunda ibintu bijyanye na surprise, sibyo? Gutegura ama surprise ku bantu dukunda ni ibintu bitworohera cyane, ariko ni hahandi ushobora no kumuha n'ayo mafaranga kubera shida yaguteye, ugasanga ugeze na anniversaire nta nabyutse yuko wagize anniversaire. Ese koko umuntu azaba agukunda, wa muntu uha amafaranga ariko ntanatekereze kuri icyo kintu? Kandi mu by'ukuri umuntu ugukunda niyo yaba adafite amafaranga, azagerageza kwereka ikintu gishaka kukwereka yuko nta kintu ariho, ariko mu by'ukuri arakuzirikana. Ni wa muntu uzanahora ashaka kubyibuza munaganira, ariko wa wundi we ni wa muntu nyine uzakwikomezaho. Niba nta mafaranga umuhaye ntabwo muri bubonane, niba ni mpatike mpaki, ariko wa wundi ugukunda by'ukuri anakubwira ati nta mafaranga mfite, ariko byibura uze basi, uze hafi, wenda ubwo niba ari hafi yo mu rugo, cyangwa se wowe uze kunsura, cyangwa se uze hafi yo mu rugo ahantu wenda ari ushobora kuba yagendesha n'amaguru mukabonana. Rero ibyo biba bitandukanye cyane nawe ndakubwira ati nyohereza amafaranga nyine nza murebe. Ntabwo mvuze yuko kuko ayo mafaranga aba adakenewe, kuko byanga bikunda ku muntu ukunda, ntabwo tike wawe n'umuntu wawe ifite kugira ngo mubonane. Ariko rero dukwiriye gutandukanya urukundo rw'amafaranga n'urukundo nyakuri, kugira ngo ubashe kumenya neza uyu muntu arankunda by'ukuri cyangwa se kuko mbeshywa. Urukundo ni ibintu rero byinshi nizeye rero yuko muzagenda mubimbwira muri comment, kuko ni ibintu byinshi bishobora kwereka ko wabeshywa urukundo cyangwa se wabeshye nawe koko ubeshya urukundo, uretse ko wowe n'ubundi urubeshya. Wowe iyo urubeshya n'abantu bari kubyumva, kuko ntabwo ruba rukurimo, nyine uba ubizi neza yuko hari target ufite, hari ikintu runaka ushaka kugeraho. Gusa ntabwo ari byiza yuko ubeshya urukundo. Icyo ugomba kumenya ni uko uwo nguwo ubeshya nawe ni umuntu kandi afite umutima
wa kimuntu umuntu nkawe. Ese wowe ubeshywa urukundo wakwishima? Ese wowe bikubayeho byagushimisha? Abaye wowe uri kubeshywa urukundo wakwiyumva ute? Ibyo ni ibintu twese tuba dukwiriye gutekerezaho, bikaba byiza kurushaho aho kugira ngo ubeshye urukundo, bikaba byiza kurushaho yuko wakwituriza ukigumira uko wari umeze, ugategereza ko uzabona urukundo nyakuri, cyane yuko urukundo rwo kubeshya byanga bikunda ni urukundo ubabariramo. Reka rero kubabaza umutima wawe by'igihe kirekire, aho gutegereza uzishime byiteka. Ni Nano Plus TV, ikiganiro ni ukuri kwanjye nakagaruka.